kwizera kubeshaho neza umuntu atikomye umuntu n'umwe. uri umukobwa uri umuhungu wese, umukobwa nzashaka azava hehe, umuhungu nzashaka azava hehe. Ukomeje gukiranuka, abafiance ba feke baraza bakubwira ati kugira ngo dukomezanye no kuturyamana warabyanze, hamaze kugenda 3, hamaze kugenda 4, bakubwira mwe n'ibyo bintu bipfuye urabyanga. Ugera igihe uri hafi gucogora uvuga utaharaho niko abandi babigenza. Oya, tegereza, Imana niso, nta nubwo ari so gusa, ni na so bukwe. Ntago izabura undi muhungu wayo cyangwa undi mukobwa wayo muzima izazana ikabahuza. Tegereza Imana. Mwebwe mwese abategereje kugira neza kw'Imana, mwebwe mwese muhagaze mu bihe bibishye bidasa nk'ibyo mukwiriye, erega mukwiriye ibyiza mukiri mu isi yababaho, kandi Imana igiye hanagura amarira ku gihe cyayo. Imana igiye inyuranye ibihe. Komeza gusenga, komeza gukiranuka, komeza gutegereza Imana, utegereze neza y'Imana, kandi uyitegereze mu isi y'abazima. Ibyiza byose wigeze kubona hano mu isi burya nawe biragukwiriye, kandi Imana ni so. Imana ishimwe ko dutije amagara mazima kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko kurinze aho uri. Reka dufatanye gusenga, dusenga ubuntu bw'Imana bane natwe. Nongere nkubwire ngo ufite umufasha ugushoboza mu byo udashoboye. Reka twongere dusabe umwuka wera abane natwe, abane n'abarira muri kano kanya, ahumuriza ababuze ababo, atabare abarwaje kandi abakirize, kuko byose arabishoboye. Reka dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu nongeye kugushimira ineza yawe, ndagushimira urukundo rwawe rwinshi, ndagushimira imbabazi zawe zirenze uko nzizi, zirenze uko nazivuga, zirenze kure izo twibwira ko twamenye, zirenze kure izo tuzi ko ushobora kugirira abantu. Imbabazi zawe ziratangaje, urukundo rwawe ntirurondoreka. Mwami, rwongera uratubyutsa muri iki gitondo, atari uko dukwiriye, atari uko twarutaga abatashye, ahubwo kubw'imigambi yawe igikomeje ku buzima bwacu. Turakwihaye rero, ngwino uvugane natwe. Mwuka wera, mwigisha uruta abandi, bana natwe, utwigishanye n'ubwoko bwawe. Ngwino dushoboze ibyo tutakwishoboza. Mwuka wera, ndagutumira kugira ngo usange umutima ucitse intege, ugaruremo ibyiringiro, usange umutima wibwira ngo iby'uru rugendo ntabwo nabishobora, umwibutse ko ari wowe imbaraga ze, ari wowe umushoboza. Mwuka wera, ngwino ubane natwe. Ubu Kristo Imana ishaka ntibwashoboka. Mwuka wera, utadushoboje ntibwashoboka, utari muri twebwe, bana natwe, twiyereke, tugwize imbaraga, dushoboze guhinduka abantu Imana yifuzaga ko tubabo mu minsi Imana idutije turi hano ku isi. Manura imbaraga mu buzima bw'uwari ucitse intege, wumva atabibashije, mushoboze, mwigishe, muhugure, uzura mu buzima bwe kugira ngo bibashe. Ngwino twigishe rero, kandi unaduhindure, turushaho gusa uko Imana yifuza. Twambara imbaraga zo gutsinda ibya none, utwuzemo ibyiringiro by'ijambo ry'Imana rivuga, ntiritubere inyuguti, ntiritubere amagambo, riduhindukire ubuzima, ritubere nk'aho Imana ivugana natwe duhagaze imbere. Dore ko imibiri yacu n'ubwenge bwacu bukunda kureba ibifatika. Ngwino ubihindure ibifatika uyu munsi wa none, kuko ujya ubikora. Ngwino ubihindure ibyiringiro bizima, ibyiringiro bidacuyuka, ibyiringiro bidashira. Ngwino byubake mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Twongeye kuguha icyubahiro kubw'ineza yawe nyinshi n'ubuntu bwawe butarondoreka buri ku buzima bwacu. Uturindira aho bigaragara ko tutakarindiwe, uduhera amahoro aho bigaragara ko isi itayafite, uduhera gutekana aho bigaragara ko isi idatanze gutekana. Uri Imana iri muri twebwe. Erega waratubwiye ngo ntuzigera udusiga, ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Iryo sezerano urarikomeje, uraririnze. Yewe uzabana natwe, ni koko ntuzigera udusiga n'umunsi wa rimwe, kugeza igihe uzatuzamurira ukadushyira Kristo, tukajya kubana n'Imana mu ijuru. Waradutunganyije rwose, tudafite inenge, tudafite umugayo, tudafite umunkanyari namba. Igihe rero turimo tuganira ku magambo yawe muri uyu mwanya, twiga icyo uvuga, twifuza kukimenya, rushaho kudutunganya, rushaho kutuboneza buri kantu kose kataboneye mu buzima bwanjye. Wongera umpa imbaraga, ndetse unarakamenyesha akataboneye mu buzima bw'abana bawe, ubaha imbaraga kandi ubibamenyeshe. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibaha umugisha, ibagire neza, mwaramutse neza. Reka twongere tubashimire mwebwe tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Umwami Imana abiguhere umugisha. Akanya kose umara usoma ijambo ry'Imana, usenga, uterana muri ubu buryo duhawe n'Imana, nagira ngo ko kagaburira umuntu wawe wo mu mwuka, kandi ntago gapfa ubusa. Rero Imana ikugire neza kuko ubiha agaciro. Reka dufatanye
amagambo y'Imana yashyize ku mutima wanjye nifuza ko twaganiraho muri iki gitondo. Nayahaye umutwe uvuga ngo kwizera kubeshaho neza. Nta kintu ndabona muri iyi si mu byo twahawe kibeshaho neza nko kwizera. Hari igihe umuntu avuga ngo amafaranga abeshaho neza, ni koko amafaranga akemura ibintu byinshi. Hari igihe umuntu avuga ngo gukundwa, umuntu akazengurukwa n'abantu bamushagaye, kugira ababyeyi, kugira umugabo n'umugore beza, nabyo bibeshaho neza. Ibyo byose ni byo, ariko nta kintu na kimwe cyabeshaho umuntu neza nko kwizera, kuko ibyo byose tuvuga ni byiza pe, ariko hari igihe umuntu abigira, hari igihe umuntu abibura, hari igihe bicamo umuyaga, hari igihe binyeganyezwa, kubera ko nyine hano ni ku isi. Iyi si kabishwa nyine inazenguruka niko iteye, ntabwo igira umusimamo, ntabwo ifite imbaraga zo guhagarara ahantu hamwe ngo uvuge ngo iki narakibonye sinkigitakaje ukundi. Ni isi nyine nuko nguko imeze. Hari igihe rero ibi bishira bizavaho bigasimburwa n'ibidashira, igihe tuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Ikintu rero ntekereza ko ari cyiza kuruta ibindi cyatuma ubaho neza muri none, ntavuze kuri situation urimo n'ibihe urimo gucamo bitandukanye, dore ko isi ducisha mu bihe harimo ibigoye cyane, harimo ibiteye ubwoba, ariko reka nongere nkubwire ngo kwizera kubeshaho neza. Abantu